Reka rero mbaramutse abakurikiye KOP ni channel ya Karegeya. Hanyuma rero ubaramutsa ni Rutagengwa Viateur. Muri kano kanya rero nije ntangiye ikiganiro, nije nkoze introduction ariko ndi kumwe n'umuvandimwe Jaras. Umeze ute? Ndakomeye ndashima. Hanyuma wambwira ibintu bitatu. Kubera yuko tugiye no kugisoza ubwo kari kanciyeho. Reka twongere twifurize abanyarwanda gusohoka mu cyumweru cy'icyunamo neza mu mahoro, ariko noneho dukomerezaho kwibuka mu minsi 100. Tuzagenda tubikora mu byiciro muri buri karere uko bagiye babitegura. Kandi nizere yuko byagenze neza, ngira ngo twagiye twumva bagiye bagaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside, twarabyumvise bamwe nabonye mwarabashyizeho. Nuko rero muri iki cyumweru rero twayi turimo twebwe kuri radio, ibiganiro byinshi biragabanuka nk'ibya siporo ntabwo bigomba kubaho, ndetse n'ibindi. Ni muri ubwo buryo rero nanjye nafashe umwanya wo kugira ngo mbashe kugira honge. Ariko banza umbwire intego iyo utembereye, mbwira ibintu bitatu bishobora kugaragara mu kugenda mu gutembera. Ibyiza byo gutembera bitatu. Yes, voilà. Okay. Urumva ikinyarwanda cyanyihishe cyatinze kuza. Yego. Ko nabyumva, gutembera bishobora kuba byavamo kumenya. Ubwo aho utembereye bishobora kuba byavamo kuruhuka. Yego. Te naho watembereye. Ariko kandi ntekereza ko ujya ahantu ahasanga abandi. Yego. Ruhuka n'abandi. Menya handi, menyana n'abandi. Okay. Urumva ko ari ibyo. Kandi noneho no kumenyana n'abandi ugire n'icyo ubungura. Yego. Nuko rero nanjye muri uwo mwanya nari mbonye, naravuze nti aho kugira ngo nzajye mpora ntanga ibiganiro ku busesenguzi bw'intambara yo muri Kongo, ariko ibyinshi ari ibyo n'imagina, reka noneho manuke nge hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo, byibura ndebe situation ihari, yaba iyo hakurya niyo mu Rwanda, noneho byibura nge ne kujya mvuga nkekeranya. Mu bintu rero byari binjyanye, nakunze kuvuga mu biganiro byinshi ko kugeza ubu ngubu ingabo z'u Rwanda RDF n'abaturanyi babo bo muri Kongo, muri Kivu y'Epfo na ruguru, byanze bikunze babanye neza, kandi koko naje gusanga ari byo. Ibyo navugaga ntago nibeshye. Noneho rero narakumanukiye mpaguruka i Kigali. Birumvikana wenda harimo n'ahantu nagombaga kujya mu mahugurwa y'akazi, nayo yararimo, ariko ndavuga ntabwo nagenda ngo nicare amasaha yose muri ayo mahugurwa. Noneho mfata n'umwanzuro wo kujya Rusizi na Rubavu. Nahereye Rusizi rero. I Rusizi ikintu nari mfitiye amatsiko cya mbere ni ukumenya ngo ese M23 ko yafashe imijyi, iyo mijyi ikaba yari ifite amaradiyo, ayo maradiyo aravuga ku buryo ibasha no kuyakoresha mobilisation. Naje mpereye kuri radio Okapi, n'izindi radio zose zo muri Kongo ziravuga Iringara, Igiswahili, ariko nta kinyarwanda kirimo. Yego. Nta kinyarwanda nigeze numva kuri ayo maradiyo. Noneho rero icya kabiri nari mfitiye amatsiko, amaradiyo cyo wasanze ari okay. Kuba rero uri umurwanyi ukaba ufite igice kivugiramo amaradiyo, icyo ni igihugu. Yego. Kuko ubutumwa bwose ukeneye gutambutsa ubufite aho butambukiriza, yaba amatangazo yaba iki, byaba ibinyoma bivugirwa ku ruhande. Impamvu uvuga iki ngiki, RPA cyangwa se FPR yari ihanganye na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yari ifite radio Rwanda, ndetse na nyuma yaho haza kwiyongeraho na radio Rutwitsi RTRM, n'ibitangazamakuru byandika byinshi byari bihari. Yego. Byari bihari ibitangazamakuru byandikaga za Kangura, za Kanguka, ibintu byose ari uguharabika. FPR no guharabika wayiyoboraga cyangwa se wari umugabo w'ingabo Paul Kagame. Buriya Paul Kagame numwe mu bantu
bagera muri batatu banditswe. Katuni urazizi, uyu mugabo ubona yaranditswe yarashushanyijwe bihagije koko. ndabyibuka hambere. Yego. Muri ibyo bitangazamakuru bya mbere hagati ya za 92, 93 n'91 gutyo. Yego. Noneho rero FPR baje kugura radio, baje gushyiraho radio yitwa Radio Muhabura. Iyo Radio Muhabura burya niyo yagize uruhare mu kunyomoza cyangwa se kugaragaza ubutegetsi bwariho mu Rwanda no kugaragaza icyo FPR yarwaniraga. Yego. Buriya Radio Muhabura abenshi banagiye kujoininga RPA niyo bakesha amakuru. Nkange rwose najyaga nyikurikirana Radio Muhabura, ijwi rihabura, ijwi rya FPR Inkotanyi, bariya Mbonimana Silas bayikoragaho narabumvaga. Mbonimana Silas buriya yari yaranditse ikinamico yitwa ngo Rwigero Rume. No. Umwijuto w'ikinonko. Umwijuto w'ikinonko. Ugira ngo imvura ntizagwa, kandi koko niko byagenze. Abari bafite umwijuto byaje guhinduka. Bari bazi ko imvura itazagwa. Yego. Okay. Imvura y'amasasu ya RPA yaje kubagwira. Yaraje. Noneho rero nicyo navugaga kuba AFC M23 aho barwanira bafite amaradiyo, nabo bashobora kuyakoresha mu kumobiriza cyangwa se gutanga amatangazo cyangwa se kugira ibyo bageza kubo bayobora. Yego. Aho bafashe. Maze kumva rero yuko aho ngereye muri Rusizi icy'amaradiyo mba ngishyize ku ruhande kuko nasanze avuga rwose, aranavuga neza cyane. Yego. Icya kabiri nari mfite amatsiko, najyaga mpora mvuga ku bitangazamakuru bitandukanye hano. Yego. Naravugaga ngo ingabo za RPA za RDF ziri mu gice gihana imbibi n'igice M23 yafashe. Yego. Je nahamyaga yuko babanye neza, kandi koko nasanze ari byo. Imipaka. Yego. Noneho reka mpere Rusizi. Yego. Rusizi kubera yuko harimo ikiraro, urugomero rwa Rusizi ya mbere, icyambu cya Rusizi ya mbere, ikiraro. Yego. Ntabwo nabashije kwambuka umupaka, ariko noneho ku ruhande rwo hakuno harinzwe n'abapolisi bacu. Waterera amaso hirya nta musirikare wa M23 ubona, bigaragara ko bari mu bigo bya gisirikare bikikije uwo mujyi. Aho Rusizi. Yego, hakurya Bukavu. Yego. Ndavuga Bukavu. Yego. Noneho ikindi nahoraga nibaza, ese bya bivuga by'indege bifatwa, byibura indege zatangiye kujya gutumbagira no kumanuka. Nahavuye nta ndege ndabona, bishoboka ko ikibuga kiri kure, ariko byibura indege iri mu kirere ntago wayiyoberwa. Yego. Noneho hakuno ikibuga cyacu cya aeroport ya Kamembe cyo kirinzwe n'abasirikare. Basirikare babandi bambaye utunyamasyo byo bita utunyamasyo ni za bulletproof. Yego. Bya bintu birinda amasasu. Mubo twaganiriye yaranansobanuriye, arambwira ati burya mwebwe viateri ukuntu mwajyaga mupanuwa mu ntambara mugenda Rubiriki. Yego. Rubiriki gutya. Twapanuwaga mu ntambara tugenda Rubiriki, wa advancinga Rubiriki kugira ngo niba kurasa wenda amasasa ace agende agushura. Yego. Ariko noneho ubu ngubu ntabwo barwana Rubiriki, ahubwo bagenda bahagaze gutya kuko byose ni hahandi amasasu naza arakubita kuri bulletproof. Okay. Ahubwo umusirikare yarambwiye ati ahubwo hari igihe twebwe duhura n'amafragment y'aya mabuye ari mu ndani. Noneho sasa kubera abanambaye helmet hejuru, ku buryo kugira ngo urase umuntu nukumurasa ahangaha mu muhogo cyangwa mu kanwa kugira ngo ube wamupima. Yego. Kicu ubwo naho. Yego, naho ngaho. Noneho rero sasa ubwo nari ngarutse kuri kuri abo basirikare bambaye akanyamasyo, nibo barinze ikibuga cyacu cya aeroport ya Kamembe. Okay. Nyene urujya n'uruza rw'abaturage hagati ya Bukavu na Kamembe. Yego. Bigaragara yuko ari ahantu hagendwa cyane kuko abaturuka muri Kongo nibo benshi kurusha abaturuka mu Rwanda. Yego. Abaturuka muri Kongo nibo baza cyane. Okay. Noneho ku buryo kujya guteza ni ugutonda umurongo.
nabonaga batonze imirongo igera muri 4 kandi bigaragara ko ari abantu benshi cyane. Noneho rero kugira ngo ubu uri umunyarwanda ujye muri Kongo wumve yuko kiriya nacyo ari igihugu nubwo gifitwe n'inyeshyamba, ubusigaye ngifata nk'igihugu. Ni igihugu mu bindi, ni igihugu mu kindi. Kugira ngo ujyeyo uri umunyarwanda bisaba kuba ufite laissez-passer ya CPGR cyangwa se ufite laissez-passer isanzwe cyangwa se na passport, nibwo wemerewe kwambuka ukajyayo. Noneho abanyekongo bo basabwa iyo laissez-passer ya CPGR gusa. Niyo mpamvu ubona ari na benshi. Noneho rero haba hari amakamyo yambutse ibicuruzwa, wenda ndi buguhe n'aka video ka Daihatsu yari ipakiye amafu y'akawunga menshi cyane. Bigaragara yuko abanyekongo ibyo kurya byinshi binava mu Rwanda. Ubwo rero ntabwo nabashije kwambuka kubera yuko ntabwo nagombaga kujya muri Kongo, kuko twebwe nk'abantu b'abarizavist burya hari ibyangombwa tugomba gusaba uhereye ku rwego rw'umurenge kugera ku rwego rw'akarere kugira ngo njye mu bihugu bya hafi. Iyo ujya mu gihugu cya kure byo bigera ku rwego rwa etat major kugira ngo icyo kibari gisinywe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndashogoshe ndagiye gusa, ntabwo ari byo. Ari ibyo buri wese yagenda uko ashaka, n'ababandi birirwa bambaza kuri radio ngo bajya muri 23 gute, ntabwo wapfa kujyayo uko ushaka. Nanone ikigaragara umupaka urarinzwe kweri. Urarinzwe, habaho checking, urarinzwe, habaho checking ku buryo bagomba kumenya buri kimwe cyose cyambutse, cyaba ikigiyeyo cyangwa n'ikiva hakurya. Kuko nkuko nabivuze muri riya migi hari wazarendo benshi na FDLR bakinyanyagiyeyo, byanze bikunze ashobora kuba yanaprofitiramo nawe akambuka kaza mu Rwanda, noneho akaba yahungabanya umutekano. Niyo mpamvu umutekano ukajijwe hariya ku mpande zombi, haba hakurya no hakuno. Ariko noneho kubigaragara byo umupaka barakora, abakongo bashinzwe abinjira n'abasohoka, nabo mu Rwanda bashinzwe abinjira n'abasohoka. Ariko noneho ku ruhande rw'u Rwanda abapolisi nibo bagaragara, nibo bakora akazi cyane. Iyo utereye amaso hakurya nta musirikare wa M23 ubona, bigaragara yuko bari hirya mu mujyi rwagati. Noneho rero umutuzo ni wose. Ubwo niho naringiye kujya kujyanye n'umwuka, ujyanye n'umutuzo, kuko ubwo mbijyaniye n'ubundi nibiri kuvugwa ko hari guterwa amasasi za Goma, bari kurasana. Wenda Goma turayigeraho. Ubwo nyine wowe wari Rusizi. Uracyari Rusizi? Yego. Okay, ntacyo nari ndi gusubira gatuko kuko bavuba yegereye Goma. Nagiye njya ku misozi yitegeye ku buryo ndeba mu mujyi hakurya. Yego. Mu mujyi hakurya rwose bigaragara yuko inganda zirahinda nk'uko za hano zihinda, amashanyarazi arakora, amanteni ya communication aracanye nka kwa kunda bacanye udutara hejuru, amaradiyo aravuga birumvikana. Nahavuye nta nakamanyu na kamwe k'isasu numvise, habe n'akapisto. Urumva isasu rivugiye hariya ntago wariyoberwa. Yego. Habe namba. Nagerageje no kugenda rwose umujyi wose ndawuzenguruka wa Cyangugu cyangwa se wa Kamembe, bigera naho ngera hafi ku Nkombo, kuko nashatse no kwambuka ngo njye ku Nkombo, ubwato bwagiye hakurya burantindira, mbona ntari butegereze ndigarukira. Ariko naho naraharebaga, ntabwo nari nzi yuko burya ku Nkombo iyi leta yacu yagejeje y'amashanyarazi. Amapoto, amapironi arambuka akajyayo. Ikintu wenda ntabonye ni moto, kuko barambwiraga ngo kugira ngo nugerayo ubone moto nuko iyakuzanye uyambutsa mu bwato, noneho ukagenda wagerayo ikagukoresha mu gutembereza. Yego. Okay. Nicyo kintu nabonye gisa naho kigoranyemo gake, ahubwo genda nabwiraga abamotari kuki mutazigura ngo muzishyireyo. N'abarwiyemeza mirimo rwose babishaka bazagura amasuzuki menshi bagenda bashyire hariya ku Nkombo. Umenya aricyo kintu wenda ndani ariyo, kuko nabonye n'abakozi b'akarere cyangwa se ab'umurenge n'abibigo bya leta moto bazisiga hakuno, n'imodoka bakazisiga hakuno. Ariko ni hafi uko nabikekaga. Nari nzi yuko kuva ku butaka bwo hakuno
muri Kamembe ujya ku Nkombo ari urugendo rurerure ni hafi cyane ni ahantu uburora wanahamagarayo yego ubwo rero ubwo garuka gato i Rubavu cyangwa se niba kiri gato ku sitasiyo ya Rusizi ubwo Rusizi ndayishoje yego noneho rero sasa nari mfite amatsiko yo kugenda uriya muhanda wa Kivu Belt nari ntarawugenda nawo ntabwo nari nkuzi ndugu yangu uyu muhanda ugaragaza yuko iyi leta ibikorwa remezo irabifite kweri kweri uriya muhanda wangaragarije yuko uru Rwanda bita ku bikorwa remezo reka nihute seseka i Rusizi nako i Rubavu yego i Rubavu mpageze mu masaha y'umugoroba nko mu masaha moya n'igice saa 2 gutyo ikintu cyantangaje cya mbere nuko imodoka zifite plaque ya Kongo yego ziriganje kurusha izifite plaque y'u Rwanda bigaragara yuko narabaje ntese muri biriya bihe by'intambara yo gufata umujyi wa Goma abanyekongo bagurishije imodoka zabo mu Rwanda cyane umuntu arambwira ati ninde wari kuyigura yego ko n'uwari uyifite yendaga kuyisiga akagenda n'amaguru iriya ntambara yabaye hariya abanyagisenyi rero yabakangaranyije cyane ubwo noneho sasa amakuru nabanje gushaka nayo uburyo byari bwifashe muri bya bihe M23 yafataga Goma ubwo abo twari kumwe aho twafataga gacupa nibo babintekererezaga yemwe ngera naho ibisasu byaguye ngera naho n'urugo rwapfushije umukecuru ngera n'urugo rwapfushijemo umumotari muri ibyo bisasu byatewe mu Rwanda ubundi iyo uhageze usaba amakuru y'intambara uko yari imeze kiriya gihe ewana buri wese arayaguha kandi buri wese akaguha atandukanye n'andi ubwo noneho nibwo bwakeye mu gitondo ubwo ibyo kuba imodoka ari nyinshi byo naje kumenya yuko muri biriya bihe by'intambara abanyekongo benshi baje bafata amageto mu Rwanda abandi bafata amacumbi mu mahoteli muri icyo gihe niho bararaga n'ubu rero abenshi birirwa bakorera hakurya igoma bakitahira mu Rwanda kubera yuko byumvikana yuko batari bizera umutekano neza noneho rero bukeye nagombaga guhera kuri Grande Barriere naho nari mpafitiye amatsiko Grande Barriere rero mnyihagera hamwe hanyuza abacanshuro hamwe banyujije abacanshuro yego ya makamera wabonye kirya gihe ubu ngubu ntayo wabona ndetse no kuhagera gupfa gufata ifoto cyangwa video ntago byoroshye uko wiboneye ntago reka ntago wapfa gufata ifoto uko wiboneye yego noneho rero ndabanje ngeze ku ruhande rwacu birumvikana yuko hari umupolisi musanga umupolisi aranzi kubera izi YouTube noneho ndamwegera turaganira ati ubusesenguzi bwawe ndabukurikira ndanabuzi rwose ndanabwemera nibwo nawe ubwe natangiye kumubaza uko byifashe ariko noneho arambwira ati mva rero Viateri wowe mpamya yuko utari bwambuke yego ati ntabwo uri bwambuke ati kandi nawe impamvu urayumva ati ntiwirirwa umbaza byinshi ati ntabwo uri bwambuke noneho mu mpamvu ebyiri yavugaga gimwe nari nyizi kuko abantu nkatwe baba ibivugwa nabo hakurya ku ruhande rwa Kongo yego kubwizo mpamvu rero muri kiriya gihugu nabo bakurikirana ibiganiro ukora ushobora guhurirayo n'ibibazo hakagira wa FDL wakubona cyangwa se hakagira umuwazarenda ukubona noneho bakaba bakugendaho bakakugenda runono amaherezo bakaba bakugirira nabi ariko noneho nanjye kubera ya mpamvu ya mbere nta gahunda nari mfite yo kwambuka noneho rero kuri iyo Grande Barriere ikintu kigaragara cyane ni amakamyo atwaye y'ibicuruzwa kuko yabaga atonze umurongo ikindi kigaragara ni urujya n'uruza ho ni bakeya abantu ni bakeya kuko guca kuri Grande Barriere bisaba izo laissez-passer navuze yaba laissez-passer isanzwe duhabwa na immigration ndetse na passport ndetse na laissez-passer ya CPGR umuntu adekarara ku irembo noneho akajya kuyifata ku karere kandi noneho iyo ya CPGR yo ngo uyibona mu minsi 5 ukayishyura amafaranga 2,000 niba atari icya 5 ngira ngo
aho rero niho navuze nti ngewe nta mpamvu yo kwambuka hariya, nta n'ibyo nkeneye, amakuru ndayashakira aho ngaho. Icyo nari ngamije ni ukureba uburyo ingabo zibanye. Noneho umuntu arambwira ati rero niba ushaka kureba ukuntu ingabo zibanye ntabwo uzibona hano kuri Grande Barriere, ahubwo igira aho bita mu Byahi, ari naho mu Birere ku ruhande rwa Kongo, rwose ingabo urazibona uburyo zicunze umutekano w'umupaka ku mpande zombi. Nuko nyarukiye kuri Petite Barriere. Petite Barriere hari isoko mpuzamahanga abanyekongo n'abanyarwanda bagerageza guhahiraho, ariko ryiganjemo biribwa, ahanini ni ibiribwa kuko nta myenda irimo, yemwe banakorera hasi gusa, hejuru ku kanivo ka mbere nta bantu bahakorera. Aho rero niho nagerageje kurira hejuru, noneho mbasha kureba movement iri hakurya muri Kongo nyirizina. Kuri iryo soko? Yego, kuri iryo soko niryo nuriye ndeba hejuru. Kuri Petite ndaribona? Yego, kuri Petite Barriere. Noneho rero hakurya movement ni yose, abanyekongo baba bagenda banyuranamo, imodoka, amapikipiki, ubona rwose nta n'ikibazo gihari. Ariko noneho ijoro narayeyo numvise amabombe. Yego. Numvise amabombe, ndasohoka kugira ngo numve niba ayo mabombe ari kukuvugira hafi, ariko nkumva aravugira kure, kuko bombe ya hafi n'iya kure ntabwo bivuga kimwe. Iya hafi yo irakubita ukumva nawe ibyo mu nda birinduye, ariko iya kure uyumvira kure cyane koko. Noneho mbajije umuntu bukeye mu gitondo, kuko amabombe nayumvise mu masaa 11 za mu gitondo, mu masaa 4:15 ndongera ndayumva. Noneho mbaza umuntu nti wowe ngereranyiriza ibyo bice ari kuvugiramo. Yego. Arambwira ati ayo mabombe ntabwo ari hafi, iyo mirwano mike iri kubera mu bice byerekeza Warikare, haba hirya yayo cyangwa hino yayo. Yanambwiye izina ryaho kuko abanyekongo bo baranahazi. Hanyuma rero ibyo ngibyo rwose naravuze nti okay, abahungu baracyari mu kazi. Ni nako nabwiyo narindi uwo twari kumwe. Nti intambara iracyahari, abahungu bari mu kazi, bari kure, iyo ngiyo kure. Na mabombe yaravugaga ukumva ni nka Katyusha isohoye amabombe wenda nk'atandatu mu minwa 12, noneho hagashira umwanya ikongera ikarekura andi, ariko noneho bigahita biceceka. Ntabwo ari imirwano ya yindi ishobora guhanganisha abantu umunsi wose ku buryo uyumva bikagera aho ziba amatwi. Noneho rero kuri Grande Barriere naho Grande Barriere abanyekongo bo ni uguteza akajeto, hari utujeto babaha, ndetse n'abanyarwanda batuye mu bice bya Rubavu nabo hari utujeto babaha. Akajeto ko ako agenda akagaruka bitarenze saa 12. Kakandi k'Ibugande. Ari kuvuga kamwe batanga ku mupaka w'Ibugande, ngira ngo ntabwo kameze nk'akahariye. Akahariye kuko k'Ibugande ko kaba kameze nka rese passe igihe gitoya, ko gashobora karagwa akagera ukagera mu Kenya. Yego. Ak'Ibugande ko ni ukubera ko nako bakita akajeto. Yego. Ni ukubera yuko Ibugande ho dukoresha irangamuntu. Yego. Irangamuntu barakaguterera ukaba wanakomeza ukajya Nairobi. Yego. Noneho rero kandi ni akajeto wemerewe kugenderaho nturenze saa 12 utaragaruka, kuko mbere muri biriya bihe FRDC ariyo yari ifite umujyi wa Goma, bari barashyizeho imikwabo ku buryo ntawarenzaga saa 9. Ariko M23 yo ije ishyiraho kugera saa 12. Ariko noneho nyuma ya saa 12 nabonye hari ababa bakigenda, ubwo wenda hari gahunda baba barimo zizwi. Yego. Ubwo rero Petite Barriere nayo nyivuyeho, noneho nerekeza ku mupaka nyirizina, kuko nabwiye umuntu ntwara ahantu unyereka ngo iki gipangu nicyo mu Rwanda, iki ngiki nicyo muri Kongo. Yego. Ku buryo mpagarara mvuga ngo nshobora kuvugana n'umuntu uri muri Kongo, narashaka nkavugana n'uwo mu Rwanda. Aho rero niho nabonye yuko ingabo z'u Rwanda na M23 babanye neza, kuko jewe nkihagera nahise mbona abasirikare bagera muri 4 bariho batembera aho ngaho ku mupaka. Noneho ndabaza nti mu ntandukanyirize abaye mu 23 n'aba RDF
nibwo umuntu yambwiye ati uriya wa masyo navugaga yego nawe uriya ni uwa M23 abandi ni abacu. Noneho rero hari utuzu babamo barindiramo tumwe tureture barindiramo umutekano. Sniper ntabwo mpamya yuko twabyitaga ngo ni sniper. Utwa Kongo tuba turiho ibendera amarangi asa n'ibendera ryabo. N'utwacu uturimo abapolisi tuba dufite amarangi asa n'ay'igipolisi. Noneho sasa hagati aho wenda hari akadetache ka gisirikare. Abo rero nibo baba bagenderana bapatororingana na ba M23 bigaragara yuko bashobora kuba banasangira umuceri n'ibindi byose baba bagenewe. Hanyuma rero aho ngaho niho nabashije rwose no kubegera nanjye ubwanjye nganira nabo nsanga barananzi bavuga bati rwose mwebwe akazi kanyu mwaragakoze natwe aho mureke tubakorere mu ngata. Abo n'abahungu bo ku ruhande rwacu babimbwiraga bati rwose mwakoze akazi turabizi tujya tugukurikira kandi turanagashima natwe rero ubu tukariho. Ariko noneho bikagaragara yuko nyine nta kibazo cya wasi abo basirikare bo bafite. Yemwe ukabona n'abahungu bo muri 23 nabo kuba bari kumwe n'abantu bo muri RDF rwose babanye neza nta kibazo. Nibwo rero nakomeje ngenda nimuka hari inzira zapanye nyinshi cyane abaturage bari barabashije kurema izo ngizo zose abapolisi nibo bagiye bazirinze. Noneho hari n'umuturage wabonye mva kuvugana nabo arambwira ati wa mugabo we wansabiye nkigira muri Kongo kwigurira kawungu kwigurira pate jaune. Yego ubwo wenda nanjye yabonaga ndi umwe mu bashinzwe umutekano aho ngaho. Noneho rero sasa ikijyanye n'umutekano muri Goma ari naho washakaga kuganisha. Yego wowe update uri hafi cyane mukanya maze kukubwira ko amabombe nayumviraga kure mu birometero hafi 230. Hari n'uwampakanya ngo ntabwo wayumva. Ubu bombe yavugiranya gatara hangaha wayumva kuko iyo nabaga ndi Rutunga abasirikare b'igabiro bitoza bararasaga. Hari igihe barashe mbanza kugira ubwoba wongera ngo wenda ni ubugande bwaduteye. Ntangira guhamagara uriyo ntariko se ko numva amabombe menshi nkatwe tuyazi twayabayemo. Iyo yumvise hari ukuntu umutima ushidukaho gato kagira icyo wibuka. Uburebure bw'aho bombe ivugiye nanjye ngerageza kubugereranya. Ubwo urumva niyo ndi Rutunga muri Gasabo narabashaga kumva yigabiro abasirikare bitozaga intera bombe ivugiyemo nanjye ndayumva. Ayo ngayo rero nari namaze kumenya yuko ari muri ibyo bice bya Warikare kure cyane y'umujyi wa Goma. Noneho rero ikintu kigaragara cyo ku mpande zombi uriya mujyi wa Goma urarinzwe ufite umutekano. N'ibyo bitero wambazaga ni bya Wazalendo na FDLR bazimiriye muri uriya mujyi. Inzara ikaba yenda kuhabatsinda bakaba bashaka kujya kwiba ngo babone ibyo barya. Ariko nta gitero cyava kure ngo kize kirimo amabatayo n'amabatayo kize kirimo ibifaru kirimo indege ngo baje gutera Goma. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Ari nayo mpamvu uvuga ngo kubijyanye n'ibi bice M23 ifite cyane cyane umujyi wa Goma na Bukavu hariya Kisekedi nahebe nubwo yaza n'abazungu bavuye mu ijuru kuhisubiza ntago byashoboka. Yego icyo mbaye nkiguhakaniye gishyize ku ruhande gishyizeho akadomo. Nukuvuga ngo jewe navuyeyo nkabona hakuno ni mu Rwanda hakurya ni muri Kivu ya ruguru. Yego ni igihugu iriya Kivu ya ruguru yabaye igihugu mu kindi ugereranyije na administration iri kuhakorerwa ugereranyije n'uburyo uwo mujyi ucunzwe na abahungu barafashe kurekura ntago bizashoboka. Umuntu ukeka unarota yuko Kisekedi yahisubiza. Noneho sasa nutekereza yuko M23 yaharekura nubwo hazi imishyikirano yahe. Yego kereka ari yabera mu ijuru kuvuga ngo baraharekura ariko ntabwo birimo ntabwo bishoboka. Yego yego tegereze turebe cyane cyane ko bari ku itundi duce 8 mu minsi ishize. Yego abantu babisanisha no kuvuga ati uhabona M23 isubiye inyuma
ntabwo bibaho ku mbaraga z'amahanga cyane cyane abenshi bagarukaga kuri Amerika kugeza ubu. Wenda ubwo nari mpugiye muri uko gutembera, hari igitutu gihari, ibihano byarafashwe byararangiye, sibyo? Hari ikindi gihugu kinuganuga ku gufata ibihano, ibihano byarafashwe byararangiye. Noneho rero kugeza ubu ngubu nta rundi rwikekwe ruhari hagati y'u Rwanda na Congo, ngiye nkurikije uko nanabibonye, ahubwo RDF iramutse igiye no gufasha M23 guhiga FDLR nta kosa ririmo, kuko kugeza ubu ngubu RDF ihana imbibi na M23 kandi babadutwerereye igihe kinini, nubwo banajyayo mpamya yuko Kitsekedi nta rindi vugonyo yatera, kubera yuko igihugu ntabwo kikirike, biriya bice ntabwo ari ibye, byararangiye. Abantu barafashe, niba abantu bafite amaradiyo bakaba bamaze gushyiraho banki, umuntu yaranambwiye ngo abantu bo muri M23 ngo bazitonde. Ese bitonde bate? Ngo amafaranga ashobora kuzabashirana. Yashira tese ngo ari igihe Kitsekedi yapanga umupango wo kudeployinga FDLR bakajya kuwithdrawinga ayo mafaranga bagenda bayatwika bayaca, ngo bakaba bayamara mu gihugu muri ibyo bice M23 irimo. Ndavuga ntari kuko biri kose nabo bafunguye banki, kubera yuko banki nkuru y'igihugu ya Kinshasa yari yarabujije izindi gufungura. Buriya nabo bafite uburyo bazabikora, bashobora no kuza ibyo bifaranga byo kwa Kitsekedi bakabivana, nabyo birashoboka, bagashyiraho iryabo cyangwa hagakora amadolari gusa. Amadolari gusa rero ntago bayabura. Hari n'abapropozaga ati ko umubano n'abaturanyi utari mubi, mwakwikoreshereje inyarwanda. Oya, bureau de change Gisenyi na no hakuno birakora, za forex bureau zirakora. Nanegereye umuntu ninyereka abanyekongo, aranyereka ibyo binote bishaje, mu gihe twe dufite inote nshya. Noneho urifana ukifana no ku note cyane, byaba birashaje. Nabuje ese niba mfite ibihumbi 5 by'amanyarwanda, murampa angahe y'abanyekongo? Ngo ni ibihumbi 7. Hari nabi bari bikanze ko ifaranga ryaguye, ariko umwe mu bavunja yarabisobanuriye, nsanga ntago ryigeze ariko. Ariko ibyo binote byabo narabibonye, mvu nabimpaye ntabyo nakwakira, kubera yuko namye mvuga ko higeze kubaho ibi note byabo by'ibikwanza, no by'ibinuvo, mu gihe cyashize turiyo byari bihari, ibintu waba ufite miliyoni ntugire icyo uguramo. Buriya Kabila, Laurent Désiré Kabila niwe wahinduye, apfa kuzana ariya bakoresha ubu ngubu. Nuko rero mpamya yuko abo muri M23 kuva barafunguye iriya banki yitwa Nikodeko hariya, bagashyiraho n'abayobozi bayo, bafite uburyo bazabasha kumanaginga ifaranga yaba amadolari n'amanyekongo ndetse n'amanyarwanda, cyane ko n'ubu wajya hano i Kigali n'amanyekongo yashaka wayabona, amafaranga arahari. Uwakubwiye rero ngo ubwo tubanye neza n'ibikoresheje amanyarwanda gusa, ibyo ngibyo ntago mpamya yuko ari byo. Bya bindi Kitsekedi dushinja byaba bibaye byo, yuko twagiye tugiye kwigarurira ubutaka bwe. Hanyuma rero ku bijyanye n'amakuru y'intambara, hariya abanyekongo barayaguha pe, wababaza ibijyanye n'ibisasu, cyakora kwa kuzimya ibisasu, cyakora byo bo ntago babyumva kimwe. Harimo abatarabonye uburyo byazimijwe, ugasanga hari abagereranya babizi bati icyacu cyaramanukaga kigahura n'icyabo hariya neza ku mupaka, kikitura hasi ku buryo wanaza ukagitora, nyamara ntabwo ariko bimeze. Ubundi cyabasitingiraga mu kirere. Ubundi muri ibyo bice byegereye umupaka, abaturage bahari icyo gihe mu gihe cy'imirwano bari bahavuye, n'abatari bahavuye icyo gihe bari bibereye mu mazu, ariko ubu ngubu baratekanye, bameze neza. Nabanyuragaho abanzi bandamutsa, abatanzi wenda nkanabibwira, ariko ubu noneho basubiye mu buzima bushya, mu buzima bwabo, mu buzima busanzwe, nta kibazo gihari. Kandi nk'uko nabivuze, umupaka
uhereye ruguru za Bugeshi kumanuka ikivu cyose umutekano ni wose kugera Rusizi. Mpamya yuko FDLR nta hantu yasunutse ubuzuru yego ku butaka bw'u Rwanda. Nkuko rero babitubwiye ikibazo cya FDLR ubu kiri kugenda M23 kivugutira umuti kandi nizere yuko ibintu bizagenda neza. Ko uri kumbwira ati imipaka biregeranye abantu babona nta kibazo, waba warabashije kuganira n'umuntu wa mama 23? Kandi nakubwiye yuko nasanze ari kumwe n'uwacu. Nabashije kuvugana nabo turaramukanya mu Kinyarwanda birumvikana. Noneho arangije atondagira muri ka kazu ke yisubirirayo. Ubwo nanjye bagenzi banjye mbasezeraho ndavuga ntereka nge kwiruhukira nkuko byari byanzanye. Ariko noneho bimwe najyaga mvuga nkekeranya n'imagine. Noneho sasa kubijyanye ikindi nari mfite amatsiko kureba niba byibura hari indege nimwe yakururuka cyangwa se ngo izamuke iva ku kibuga cy'indege cya Goma. Ntayo. Yego. Memu ni wacu ikibuga cy'indege cya Rubavu nacyo nakinyuzeho hepfo ya stade ho gatoya nacyo kirarinzwe kirakorutiriye cyo kiriho abapolisi. Abapolisi bacu nibo bakirinze mu gihe cya Rusizi cyo kirinzwe n'abasirikare. Yego. Yego. Aho ngaho ntabwo nakwirirwa mbaza impamvu kubera yuko nubundi Rusizi niho intambara ishojwe vuba. Yego. Naho haruguru umutekano umaze kwizerwa. Yego. Noneho rero uretse kuba abasirikare baturanye ku mupaka baba basangira nkuko nabivuga ngo bishobotse banashyira ikaziye hasi bakinywera, ariko nta hantu nigeze mbona hari umurongo w'ingabo z'u Rwanda ya single file formation binjira n'ibikoresho byabo ngo mbone bararenza iyo ngiyo hirya. Ari nabyo wenda leta ya Kongo ivuga yuko RDF ifasha M23 cyangwa ngo mbone ya makamyo yambukira ku mupaka yerekezayo. Ntabyo nabonye. Cyangwa ngo mbone kajugujugu y'u Rwanda yambukiranye ikirere ijyayo cyangwa ivayo. Ibyo ntabyo nabonye. Yego. Urumva nta kuntu twaba dufite y'ingabo byibura ngo kajugujugu ntinajyeyo kuzana inkomere cyangwa gutwara ibikoresho. Ibyo ntabyo nabonye. Ibyo rero nibyo ibintu byari binteye amatsiko kugira ngo mbashe no kwihera ijisho byibura nge mvuga ntakekeranye. Nashakaga kugira ngo nitegereze byifashe gute ku mupaka. Noneho rero icyo nasozerezaho, Goma ni igihugu abantu bifitiye igihugu cyabo. Kisekedi kugira ngo akisubize byamubiza icyuya ntago bishoboka. Nabo babiri gimuvuga mpamya yuko nta wahinguka. Noneho rero igisigaye no kwibaza ngo babandi ba Sadeke bazahava ryari. Ikibuga ntago kirasanwa. Umenya abo M23 yahaye taska yo kugisana ibihugu bifite ingabo hariya. Umenya wenda baragezeyo bije bikagorana, ariko uko biri kose M23 hariya niyo ibitse ibintu niyo ibikontorora niyo ibigenzura. Ndugo yango ni kiriya gice ni igihugu mu kindi. Ati wenda sinzi niba hari icyo waba usize. Oya, ibyo birahagije. Ngiye kuvuga ibindi navugishwa cyangwa se nkavuga n'akari murore. Yego. Reka turekera aho ngaho byibura urugendo rwanjye abantu babashije kumva icyo nari ngamije kwari ukugira ngo ndebe hagati ingabo zibanye gute. Icyo cyonyine gusa. Nabivuze mu biganiro byinshi yuko noneho ubu ngubu banafatanyije operation nta tegeko ribihana kuko Kisekedi buriya butaka buhebe. Dutegereze ibindi bizakurikiraho. Okay. Kansorezaho. Yego. Ni nsoza. Reka rero mbasezereho nshuti bakunzi ba KOP channel ya Karegeya. Hanyuma tuzakomeza mu biganiro bikurikiraho. Muduhe comment munasharinge. Hanyuma naho utaha. Asante sana.